Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe guturuka muri Pentecote Doreveye Philadelphia. Turashimira Imana y'amahoro, turashimira Imana igira neza, yaturinze tubyutsa amahoro n'itorero ryayo n'igihugu cyacu. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Rero nk'uko bisanzwe turi kumwe n'umukozi w'Imana Pasiteri Sebigendo Dismas. Ndagira ngo asuhuze abadukurikirana, abakunzi bacu, abakunzi ba Kristo mwese, narangiza asengera ijambo ry'Imana yinjira no muri uwo mwanya kuko agiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Karibu. Turabashubuje igitondo kiza bene data. Imana ibane namwe. Reka dusengere ijambo ry'Uwiteka tugiye kumva. Mana urera kandi urakiranuka, tunesheje nawe kuko watubyutse turi amahoro. Ni umwanya tugeze imbere y'ubwiza bwawe, tugiye kugeza ubutumwa bwiza mu bwoko bwawe. Utweze udutunganye, Mwuka wera abane natwe, bikabe twebwe hagaragare Mwuka wawe wera, weze kirere imigambi yose y'umwanzi kurweho nawe. Tusenge imitima bagiye kudutega amatwi, ubagirire neza, ijambo ribagirire umumaro. Mana dufashe dushoboje muri ibi by'imberuka, tubashe kugendana nawe uko bikwiriye. Urakoze Yesu, tukusabye twizeye mu izina ryawe. Amina. Amen. Mana ihabwe icyubahiro. Nuko twabivuze, turanezerewe iki gitondo kiza kuba tuhumeka Mwuka w'abazima, tutari muri bombone, tutari muri serumu, tutarwaye. Iyo ni imirimo myiza Uwiteka akora ku bwacu ku manywa na nijoro, kuko urwaye arababaye. Uri muri serumu nawe burya arababaye, ariko wowe nanje turi bazima. Ube ushimira Imana kuba utangiye icyumweru ukagisohoza uri muzima, ugatangira ukwezi ukagisohoza uri muzima, ukatangira umwaka ukakirangiza uri muzima. Na ruhare twabigizemo ni imbabazi z'Uwiteka gusa. Mana ishimwe, akakiza yatuhaye turayishimiye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, riri kuri Ngoma wa mbere gice cya 14 murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 13. Ingoma wa mbere gice cya 14 murongo wa 8 kugeza ku wa 13. Mutwe w'ijambo ryacu kubw'uyu munsi mwiza riratubwira iki? Gira umwete wo kwigisha Imana inama, uhabwe imbaraga zo kunesha Abafilisitiya. Gira umwete wo kwigisha Imana inama, uhabwe imbaraga zo kunesha Abafilisitiya. Reka tubanze dusome ijambo. Mu ijambo riratubwira iki? Dawidi anesha Abafilisitiya. Abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta ngo abe umwami wa Isirayeli yose. Abafilisitiya bose barazamurwa no kumutera. Dawidi abyumvise arabasanganira. Icyo gihe Abafilisitiya baraje buzura ikibaya cya Barafa. Dawidi yigisha Imana inama ati, Dawidi yigisha Imana inama ati, ntere Abafilisitiya uzabagabiza. Uwiteka aramusubiza ati, genda. Twihanganire gatoya, reka dusubire ku murongo wa 10. Dawidi yigisha Imana inama ati, ntere Abafilisitiya uzabagabiza. Uwiteka aramusubiza ati, genda kuko nzabakugabiza. Nuko bazamukira Ibali-Perasimu, Dawidi abatsindayo. Dawidi aherako aravuga ati, Imana yahomboje abanzi banje ukuboko kwanje, nguko amazi ahomboka
Nico cyatumye ahantu bahimba Beliperasimu. Umurongo wa 12. Kandi Abafilisitiya batayo ibigirwamana byabo, Dawidi ategeka ko babitwika. Bukeye Abafilisitiya bongera kuzura cyakibaya, Dawidi yongera kwigisha Imana inama. Twagarukiraho. Mana ishimwe, aya niyo magambo Imana ishaka ko tuganire iki gitondo kiza. Twavuze ko tunezerwa kuko turi bazima. Mutwe w'ijambo twongeye tena kusubiraho, gira umwete wo kwigisha Imana inama. Ibibiye turimo, muri urugendo turiho, mu gakiza yaduhaye, mu gukorera Imana kwacu, mu kuvuga Imana kwacu. Bidusabamo buri kintu cyose tugiye guteramo indambwe, icyo dushaka gukora, tubanze twikora iki? Twigisha Imana inama. Uhabwa imbaraga. Mwanya twigishije Imana inama, iduha ikintu kitwa imbaraga zo kunesha Abafilisitiya. Na handi wabona imbaraga zo kunesha ibikugerageza, ibikuhagurukira, ibikurwanya, atari kwigisha Imana iki? Inama. Dawudi yaru tuziko n'umuntu watoranijwe n'Imana. Mane mutunga urutoki ko azaba umwami wa Bisirayeli, abayobore. Yaciye mu bibazo byinshi, byafashe igihe kirekire Samuel yamaze kumusiga amavuta, ntabwo twabivuga byose, ariko amaze kwimikwa kuyobora ubwoko bwose bwa Bisirayeli, abanzi babo b'Abafilisitiya baramuhagurukira. Nize ko bagize ishari batashaka ko Dawidi ayobora ubwoko bwa Bisirayeli. Reka tujye kumutera tumwice. Niyo yari imigambi y'Abafilisitiya. Baribuka ibyo Dawidi yabakoreye, yabiciye gikomangoma cyabo Goliyata. Kumbi iyo misi yose babikaga inzika ku mitima yabo, bashakisha buryo bazamurwanya, bashakisha buryo bazamwica, ariko Mana ndago yabemereye. Hano twasoma Abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta ngo abe umwami wa Bisirayeli, wa Isirayeli yose. Abafilisitiya bose bazamuka no kumutera. Barahaguruka ati ntago twakwemera ko Dawidi yayobora Abayisirayeli bose. Ariko nta muntu warwanya mugambi w'Imana rushobora. Ntago wahindura destin y'umuntu ku Mana. Umugambi w'umuntu, umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu, nuko wamurwanya ntago wawuhindura. Bo bashakaga ko bamwice Dawidi atazayobora ubwoko bwa Bisirayeli. Barahaguruka bazamurwa no kumutera. Ariko Dawidi yabyumvise, arabasanganira. Ntabwo yagize ubwoba. Abyumvise, Bibiliya iratubwira ko arabasanganira. Icyo gihe Abafilisitiya baraje buzura ikibaya cya Barafa. Mbese baje benshi. Icyo kibaya cya Barafa baruzura hose, bazanwe no kumutera. Ariko Dawidi abyumvise arabasanganira. Ndutinye bibazo bikuhagurukiye, ndutinye abantu bakuhagurukiye. Igisha Imana inama buryo izakuha gahunda yo kurwanura urugamba wahura nazo. Imisi twebwe tuhura n'ibibazo tugacika intege. Bamwe bahura n'ibibazo bakava mu bushake bw'Imana, bamwe bahura n'ibibazo bakagabanya ibyo bakoreraga Imana. Kiranuka ube maso mu gihe bibazo bikuhagurukiye, ushake guca bugufiya wigisha Imana inama. Kandi twigishije Imana inama ntago yatuyobora mu nzira idakwiriye. Inama z'Imana ziza zifite ubwenge, ziza zifite imbaraga zo kunesha, ziza zikomeza umuntu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akushoboje mu bibazo urimo kuhura nazo.
Yesu akuhagurukiye akurwanire mu bafilisitiya bakugose. Kibi cyose twakigereranya n'abafilisitiya muri bihe byacyo. Indambara zose turwanya nazo tuzirimo tuzigereranya n'abafilisitiya. Dawidi ayigisha Imana ati mbere abafilisitiya uzabagabiza. Mubona ubwenge mwene data Dawidi yagize. Ntago yarebye avuga ko nanjye mfite ingabo, nanjye ndi umuserikari, nanjye nzi kurwana. Nuko baza tubasanganire ingabo zanjye, mugende imbere tubasangire natwe tubarwanye. Ntago yiratse. Narwanye Goliyati ndamwica. Narwanye bundi igitero cya kabiri cy'abafilisitiya turabanesheje. Narwanye ikindi cya gatatu turabanesha. Buriya mwanzi ndago yemera gutsindwa. Abafilisitiya nabo niba bari bafite ubwenge ntago bagombaga kongera kuhagurukira Dawidi, kuko yabiciye kikomangoma cyabo Goliyata. Mu buryo bwose nyuma yaho Goliyata amaze gupfa, buryo bwose bahagurukiraga Dawidi yarabaneshaga. Yigisha Imana inama. Mbere abafilisitiya uzabagabiza. Uwiteka aramusubiza ati genda kuko nzabakugabiza. Sinzi inama urimo kwigisha Imana muri bibiye. Sinzi inama urimo kubwira kushaka mbere y'Imana igufashe muri bibiye bigoye. Muri bibiye Satani aratuhagurukira. Muri bibiye Satani arwanya murimo w'Imana dukora. Muri bibiye Satani atashaka ko tugere Kanani. Muri bibiye Satani atashaka ko tuhagarare ku rufatiro. Muri bibiye Satani atashaka ko dukora ibyo gukiranuka. Muri bibiye Satani atemerera bamwe bubaha Imana. Muri bibiye Satani atuma bamwe batukisha Imana, bamwe batubaha amategeko y'Imana. Wowe urimo kwigisha Imana yaye nama. Tumvise mwami Dawidi yaciye bugufi yamaze kumva ko abanzi be bafilisitiya bamuhagurukiye, kandi baje benshi buzura ikibaya cy'Abarafa. Ariko Dawidi abyumvise yigisha aca bugufi kwigisha Imana inama mu bibazo hura nazo, mu ibyo ugiye gukora. Muri biye byacyo twebwe twabaye abantu bikakaza, abantu basenga mu imisi, abantu bafite impano, abantu bazi Imana kurusha abandi, babaye nk'abantu bikakaza. Babona ko byose barabishoboye, byose barabizi. Murimo y'Imana bene data bisaba ubwenge. Uru rugendo ndamuhanga urimo, uru rugendo ndamunyimbaraga urimo. Byose bidusaba mu gukiranuka, gucishwa bugufiya, kumvira Imana, kuba Imana, kugendera mu mategeko y'Imana, kwera imbuto nziza, kubana mu mahoro n'abagenzi bawe, gukomeza abantu muri biye turimo. N'abandi bafashaga abakristo kuva na kera bari abakozi b'Imana. N'abandi babwirizaga abatarimenya Imana ivuga butumwa, n'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana muhaguruke mukore murimo w'Imana nguko bikwiriye, kuko niyo muhamagariwe. Yemwe abakristo namwe mwumvira abakozi b'Imana, mumaze kugira ubwenge yo kumenya ibyiza n'ibibi. Mana ntago twayibona igaruke hano ize kutwigisha inama. Yesu ntago yakongera kugaruka hano, azagarurwa no kuza kujyana itorero afite ba Mose na ba Eliya bari hano munsi w'ubutaka. Dawidi aca bugufi, anavuze ko twebwe abakozi b'Imana w'iki gihe turimo kwikakaza, tubona ko turabakomeye. Oshwida Mana, icyo dukeneye ku murimo wayo no gucishwa bugufi, kuyigisha Imana inama mu kintu cyose. Kera tugikizwa cyangwa se twari tumaze iminsi mu gakiza, badutegura kuba bavuga butumwa, batwigishaga uburyo bwo gukora iki, bwo gushaka guca bugufi ya mbere y'Imana, kumvira Imana, kubaha Imana, kwirinda kibi n'igisana nacyo. Kuko twerekwaga ko byose ibyaha byose bifite ingaruka yabyo, kandi Imana ishaka abayikorera bezwe bakiranuke. Bakatwigisha kuko iki, nimba ejo bagupanze, tufata urugero, ari wowe uzayobora amateraniro, ari wowe uzabwiriza butumwa bwiza, batwigishaga abakozi b'Imana bakatubwira nugusenga ijambo,
ukasenga, urara usenga, cyangwa se bakakubwira nugusenga Imana kwishurira ijambo uzageza ku bwoko bwayo. Kurara usenga Imana gufashe ku murimo uzakora ejo. Kurara utunganya uhagarara ahera Imana udafite ikintu gigucura urubanza. Ariko iyi minsi biratugora kwigisha Imana inama. Abantu bamaze kugira ubwenge kurusha umwuka wera, ariko sibyo. Dawidi yigisha Imana inama ati nere Abafilisitiya uzabagabiza. Uwiteka aramusubiza ati genda kuko nzabakugabiza. Yahawe igisubizo cyiza, genda kuko njyewe Imana yawe nzakugabiza abanzi bawe mu maboko yabo. Bibiliya ongera tubwira umurongo ukurikira, nuko bazamukira Perasimu, Dawidi abatsindayo. Abanzi be bazamukiye Perasimu, Dawidi akora iki? Abatsindayo. Dawidi aherako aravuga ati Imana yahomboje abanzi banje. Aranezerwa, arwana urugamba adatinya, arwana urugamba ari maso, arwana urugamba ashize byiringiro ku Mana, kuko yigishije Imana inama. Imana imubwira iki? Genda kuko nzabagabiza mu maboko yawe. Navuze ko twebwe ingaruka dufite iminsi, bintu byinshi turakora, umurimo w'Imana abayemo bumenyi no kumenyera. N'Imana nayo tusigaye twimenyera, ariko tugomba gutinya Imana kuko ari ukiza akanica, kuko ni ukura gucavu akakwicaza n'ibikomangoma, kuko ari usohoza amasezerano yawe, kuko ari kurinda, kuko ari kuhumuka wo kuhumeka. Bene data, tubaha Imana. Abantu b'Imana barangwa n'imbuto nziza. Abana niyo Mana irabashigikira ikabaneshereza indambara zose bahura nazo. Mwanya tutangiye gushira ubwenge bwacu, bitekerezo byacu, kuvanga Imana n'ibigirwa Mana, kuvanga Imana n'ibitagira umumaro, dukuramo kuboko. Kandi dukuyemo kuboko twakorwa n'isoni. Wisuzume mwibibiye, nanjye nisuzume. Abantu benshi bamaze gusubira inyuma. Abantu benshi babwirije ubutumwa bwiza mu kuri no mu mwuka, ariko iminsi bamaze gucika intege. Abahanuzi benshi twari tubazi ko bubaha Imana, bagendana n'Imana, ibyo bakora byose bigishaga Imana inama, ariko iyi minsi batangiye kwikubita igituza ati ni njyewe namuhanuriye, ni njyewe namusengeye. Se uwampanurira Imana itabishigikiye byakunda? Wandambikaho biganza Imana itagushigikiye nakira? Twisuzume. Hari ibintu byinshi twagabanye, hari ibintu byinshi twamenyereye, hari ibintu byinshi byatwibagije ku igisha Imana inama. Nuko bazamukira Perasimu, Dawidi abatsindirayo kuko yari afite Imana, kuko yari afite ijambo Imana yamubwiye, genda kuko nzabakugabiza. Magambo yacu ntabwo yadutsinzira, yatuha kunesha. Magambo yacu ntabwo yatsinda ibitugerageza biri imbere yacu. Gira umwete wo kwigisha Imana inama, uhabwa imbaraga zo kunesha Abafilisitiya. Navuze ko bibazo byinshi turimo kuhura nazo muri biye twabigereranya n'Abafilisitiya. Bene data, yabi wawe mu rugo ari byo urimo kuhura nabyo bikakurenga, yaba mu buzima bwawe ari bibazo turimo kuhura nayo mu mubereho y'isi bikaturemera, yaba ku murimo w'Imana ari bitashaka ko ukorera Imana nguko bikwiriye, ari bidashaka ko uve mu rwego wari urimo, ari bidashaka ko wera imbuto nziza. Ibyo byose twabigereranya n'imyuka y'Abafilisitiya. Ariko mushake kwigisha Imana inama, izabaha imbaraga n'ububasha, izabaha ubwenge yo kunesha ibikugerageza byose. Yesu ahabwa icyubahiro. Dawidi abatsindirayo. Dawidi aherako aravuga amaze kunesha urugamba rw'Abafilisitiya. Nize ko umunsi habayemo munezero. Dawidi n'ingabo ze barashima Imana, barahimbaza Imana maze kunesha abanzi be. Uzi gutsindwa
mugaruka mukonje uramwarwa, ariko unesheje bikugerageza, bikuha imbaraga z'ibyiringiro, bikuha umunezero, bikuha kuhamiriza Imana, mashimwe yaza menshi kuri wowe. Niyo mpamvu mu bibazo byose turimo guhura nazo, mureke dushake kwigisha Imana inama izatuha imbaraga zo kunesha. Kandi kunesha, abanesha ibibagerageza bazambikwa ikamba ry'ubugingo. Abanesheje ku isi, Yesu azabahanagura amarira. Ariko abaneshejwe na akadomo, nawe urabizi. Aravuga iki Dawidi? Ati Imana yahomboje abanzi banje. Haleluya. Dore nimba uri mu gihe cyo ku abanzi bakuhagurukiye, ntugasakuze, bavuge nawe uvuge, basakuze nawe usakuze. Rwanya urugamba bucece, wigisha Imana inama. Nakora iki Imana uyu musore waje kumbwira ko arashaka ko muberera umufasha? Nakora iki mwaba bantu barimo kumpagurukira ku murimo wawe? Nakora iki muri bibazo bituboshe? Nakora iki mu ndambara mfite mu kazi kanje? Mwanya wigishije Imana inama, Mana nawe izakuha inama nziza izatuma ubashe kunesha Abafilisitiya. Yaneshereje Dawidi, natwe yatuneshereza muri bihe byacu. Duce bugufi yadukiranukira Imana. Twabuze hano kera muntu w'Imana yarangwagaga n'ikintu kitwa mbuto nziza. Muntu w'Imana ntabwo yirata. Muntu w'Imana arumvira agacishwa bugufiya, ntabwo yikubita igituza. Ati njyewe sengera abarwayi bagakira, njyewe ndahanurira abantu bakabona amaviza. Ni Imana ibikora, ntabwo ari wowe. Yesu ashimwe. Ukuboko kwanje nguko amazi ahomboka. Nicyo cyatumye aho hantu bahimba Peliperasimu. Amen. Dawidi aranezerwa. Burya Imana imurwanira urugamba ku manywa, abirebesha amaso ye y'umubiri. Aranezerwa. Aho hantu bahimba Peliperasimu, bayiha izina rishashya. Mana yatuneshereje urugamba rw'Abafilisitiya. Mana yabanye natwe. Nuko natwe muri bihe byacu bibazo turimo kuhura nabyo, nimukabone ko Imana itariho. Mana iriho. Turavuga Imana, Mana iriho bene data. Mana iracyakora imirimo n'ibitangaza. Twebwe dukiranuke gusa, twebwe ducishwe bugufi ya mbere yawe, twebwe twigishije Imana inama. Reka kuyirwanirira, reka kuyishakira inzira ku bwawe. Imbaraga zawe ndago zakuneshereza bikugerageza, bwenge bwawe ndago bwakuneshereza bikugerageza. Amashuri wize sibyo byakuwa ikerekezo kizima, ariko watuha ikerekezo kizima Imana isumba byose. Amen. Muririmbyi aravuga iki? Iyo Mana dusengira komeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho y'abera. Mana dusengira komeye, iyo Mana dusengira irakomeye, Mana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho y'abera. Iyo Mana dusengira komeye. Imana dusenga ntabwo ari kigirwamana, ntabwo ari umuntu, ntabwo twayigereranya n'ibyo bintu byose. Mana yacu irakomeye, yumva amasengesho y'abera. Ni Imana itabura guseruka, ni Imana izindukana natwe, ni Imana ituberera amaso, ni Imana yumva amasengesho yacu, ni Imana urwana indambara ikayinesha. Na wanesha Imana. Haleluya. Kanguka shiti yanjye, nanjye mbashe gukanguka. Itorero ry'Imana tube maso, twigishije Imana inama muri bihe. Mana zatuneshereza Abafilisitiya. Abafilisitiya baza bafite urusaku gusa, Abafilisitiya baza bafite ibyinshi, ariko basanga Imana, basanga
kuboko kwayo nimba kuri kumwe natwe nakyo byadutwara. Murongo wa 12. Kandi Abafilisitiya batayo ibigirwamana byabo Dawidi ategeka ko bakora iki? Babitwike. Muri urwo rugamba Bafilisitiya baje bafite ibigirwamana byabo, babishize imbere, vuga ko izi nizo mana zacu ziturwanira urugamba tukanesha, izi nizo mana zacu zigiye gutuma uyu munsi twica Dawidi na Bisirayeli, izi nizo mana zacu tugiye gufata midugudu ya Bisirayeli. Ariko basanga Dawidi amaze kwigisha Imana inama, Dawidi abica, arabamara. Hakora iki? Bataha bigirwamana byabo. Dawidi, mana zifite amatwi zitumva, mana zifite amaso zitareba, mana zitakora ibirimo n'ibitangaza birahari na nubu. Abantu benshi bafite ibigirwamana bizeye ntacyo byakumarira. Shaka usenga Imana y'ukuri, shaka usenga Imana ivuga, shaka usenga Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Batabigirwamana byabo byinshi mu cyo kibaya. Icyo Dawidi yakoze niki? Avuga ntago mwari murasobanukirwa Imana Bisirayeli bizeye. Mfite agahinda. Nato barokore twari dufite Imana, isi yamenyaga ko abarokore basenga Imana, ariko mbuto zacu zirimo gusuzuguza Imana yacu, zirimo gutukisha Imana yacu. Mureke twihane tena tushaka Imana mukuri, Imana dusengira komeye. Abafilisitiya bataha bigirwamana byabo mu icyo kibaya. Dawidi arategeka abantu be cyangwa se ingabo ze ko babitwika. Mubizane hano, izo mana zaze zibayobora, babirunda hamwe. Bamaze kubirunda hamwe bavuga, mwabonye Imana y'Abafilisitiya? Ati yego. Izi mana mwazigereranya n'Imana dusenga? Abisirayeli, ngabo z'Abisirayeli bavuga, oya, Imana yacu irakomeye. Imbaraga z'Imana ye, imbaraga z'Imana wo, imbaraga z'Imana wo, imbaraga z'Imana ye. Ninde watwambuye umunezero wo gushaka Imana y'ukuri? Barabitwika, zirapfa, zirashira, zitavuga. Uwo munsi abamo kunesha kwa Dawidi imbere y'Abafilisitiya. Dawidi anesha Abafilisitiya. Kubera iki? Kuboko kw'Imana kwari kumwe nabo. Se iyi misi natwe kuboko kw'Imana kuri kumwe natwe. Wisuzume nanjye nisuzume. Nibyo byabaye. Abarokotse barahunga bajya mu gihugu cyabo, benshi bagwa mu cyo kibaya. Imana zabo Dawidi arabitwika. Uwo munsi hagaragara bendera y'Imana tusenga, hagaragara gutsinda kunesha kwa Dawidi n'ingabo z'Abafilisitiya. Mana iravugwa, Mana irafukamirwa, Mana barayiririmbira, Mana barayibyinira. Uwo munsi mwiza bigirwa Mana by'Abafilisitiya byose biratwikwa. Mureke abarokore tuhaguruke, mureke dushakete n'Imana. Yo, twari dufite mitima yo kuba Imana misi ishize, twagendanaga n'Imana, twavuganaga n'Imana, Mana yatuyoboraga mu kuri. Yesu dushoboje, kuko nakahinda mu iyi minsi turasenga Imana. Mana iri kure yacu, tubaye natwe nk'aba Bafilisitiya basenga bigirwa Mana, bitumva bitavuga. Kwa jina la Yesu uwo muka turawirukanye mu matorero. Umurongo ukurikirayo, bukeye, na niyo murongo wa nyuma, bukeye Abafilisitiya bongera kuzura cya kibaya. Satani buriya ntago yemerwa ko yanesheje. Satani ntago ayemera gutsindwa. Bibiliya ntago tubwira igihe bamaze kwicwa mu icyo kibaya n'ibigirwamana byabo. Dawidi arategeka ko babitwike. Kindi gihe tena bongeye kugaruka, Abafilisitiya bongera kuzura cya kibaya. Bagenda mu midugudu y'iwabo, bararekilita, barazana abandi basore b'imbaraga, barazana abandi bose, bongera kuzura cya kibaya Dawidi yabanesherejemo. Dawidi yongera kwigisha Imana inama bwa kabiri. Haleluya. Nduka rambirwe kwigisha Imana inama. Icyo kibamo kindu kikomeye kituhesha kunesha ibyo tuhura nazo.
bibazo tuhura nabyo, bikuha imbaraga wabona yo kunesha abanzi bawe, bikuha imbaraga wabona yo kunesha ibikugerageza. Bongera kugaruka buzura cyo kibaya. Dawidi yabirebye aravuga ya wandwaniriye gushize na nubu aracyahari. Twebwe turimo kwirwanirira. Abantu bamwe b'Imana uri gushaka amavuta y'Imana barimo gushaka amavuta y'abapfumu. Abakristo bibabazo bibarananira bajya gushaka bigirwamana. Ariko oya, iyo siyo nzira. Kera navuze batwigishaga gusenga no kwiriza ubusa no gukiranuka ugasaba imbaraga z'Imana, manika manuka maze kutuzuza umuka wera. Mana yakoreshaga abantu birimo n'ibitangaza ibyananiranye byakurwagaho kuko dufite amavuta, twari dufite amavuta y'Imana. Ariko iminsi turagabanukiwe kubera iki? Ntabwo tugishaka kumvisha Imana inama. Bandu babonye dufaranga ayirukanga gukora ibintu kuko afite amafaranga. Mundu yabonye ka diplome arasimbuka ati kuko mfite diplome yanjye, kuko mfite yo oya. Cabugufiya ng'umwami Dawidi bahagarutse bwa kabiri. Satani nimba wamunesheje uyu munsi ndukatekereze ko yagiye Burundi, aracari hafi yawe ashakisha zindi nzira. Ariko mu gihe cyose tube abantu bo kwigisha Imana inama. Ukomeje y'umurongo Dawidi yongeye kuhaguruka. Mane mubwira indi pla buryo yarwana urugamba. Haleluya. Mane tuyobora mwana mu maboko y'abanzi bacu. Yemwe bene data mwagira uyu mutima wo kongera tena tukagarukira Imana. Ijambo nayisomye numva kahinda ku mutima wanje. Yo twasengaga Imana tukabona bitangaza by'Imana, twasengaga Imana ikagaragaza bimenyetso. Ariko uyu munsi Abafilisitiya batugose, abantu b'Imana bamaze kwandura, abantu b'Imana tutagishaka kwigisha Imana inama. Mana tubabarire, Mana tweze, wongere tugarukeho, tubabarire, wongere ugarukire itorero ryawe, tugarukeho tuneshereze Abafilisitiya batugose. Ninde wadutabara atari wowe? Mana tubabarire, Mana tweze. Hari abakozi bawe, hari itorero ryawe, hari Abakristo. Abafilisitiya batuzungurutse, na undi watuha imbaraga zo kunesha. Reka mwakira ijambo ry'Imana. Ariko mutima wanje yo Mana ushoboje kuko ibihe twabifashe nk'ibihe bisanzwe. Twacitse intege mu kukwigisha inama. Yewe uracari mu byaha, wowe wasubiye mu nyuma, wowe wavuye mu bushake bw'Imana, wowe urimo kwanga gukizwa. Ninde uzakuneshereza Abafilisitiya? Ninde wamenya bizaba mu myaka iri imbere, myaka 5 iri imbere, myaka 10 iri imbere? Ninde uzatuneshereza? Mane bagirire neza kandi bashoboje. Amina. Mukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha. Ni ijambo ryiza cyane, ni ijambo rikomeye twakabaye dutekerezaho. Ngo Abafilisitiya bumvise Dawidi yimikishijwe amavuta, baragenda buzura ikibaya. Ariko nanejejwe n'Imana. Uyu mugabo yari umunyabwenge cyane. Maze Dawidi ngo agisha Uwiteka inama, aravuga ngo ntere Abafilisitiya. Imana iravuga ngo batere. Hari ikintu nize, hari ikintu namenye, nuko utarambirwa kubaza Imana, nuko utarambirwa kuyiba hafi, nuko utarambirwa kwigisha inama. Imana idushoboze. Ngo aragenda, Imana iravuga ngo batere, hanyuma arabatera. Ariko ntibarambirwa. Buriya Satani hari igihe atarambirwa, ntajya arambirwa, nako ntajya narambirwa. Aguteza indwara, ugasenga igakira, ukivuza igakira, hanyuma akagutega ikindi gihe. Aguteza inzitizi, aguteza blockage, akakwimisha akazi, ukaba imbere y'Imana ukayigisha inama ikakaguha, hanyuma akagutega ikindi gihe wakagezemo. Noneho biradusaba iki? Biradusaba kuba maso, ntiturangare, twaguma twegera Imana tuyibaza, kuko tugenza n'uduhiga n'umwanzi wacu bita Shitani. N'umugome, ntabwo ajya yifuza iterambere ryawe,
ni umugome, ntabwo ajya yifuza kushaka, ni umugome, ntabwo ajya yifuza kubyara, ntabwo ni umugome, ntajya yifuza kubona akazi, n'iyo ukabonye ntiyifuza kugatindaho. Mbese twakabaye tuba maso bene data, mureke tube maso, tubere maso ubugingo, tubere maso umuhamagaro, tubere maso kubana n'Imana. Ntacyo twageraho tutabashije kubaza Imana. Igihe cyinshi dukunda kugaruka tukavuga ngo ni mu nsengere urugo rwananiye, ariko ujya kurushaka, ujya kurujyamo ntabwo wigeze usengesha. Ni mu nsengere Imana izankorera ubukwe nabonye fiyanse. Nyamara ngera imbere y'uko mwavuganaga n'igihe mwahuriye wari kubanza ukabaza Imana. Bivuga ngo ikintu cyose twakabaye tugisha Uwiteka inama. Imana idushoboze, Imana igushoboze. Mwene data, iri jambo ni iryawe. Imana itumanuriye iri jambo kugira ngo turyumve twese. Mureke rero dusenga Imana, tuyibwire ngo Mana, ibyo tutakoze, ariko twibuke tumere nka Nehemiya. Nehemiya ngo ajya gusana inkike z'i Yerusalemu, hari ijambo yavuze rikomeye. Yaravuze ngo Uwiteka we wabwiye Mose ngo nimungarukira ibyanyu naho byaba byarageze ku mpera y'isi, muramutse mungarukiye nzabigarura. Iryo ni isezerano haye Mose. Rero natwe uyu munsi, wowe nanjye, uyu munsi mwene data, mukozi w'Imana, shaka kugaruka ugishe Uwiteka inama. Umubaze nturambirwe, umubaze, mugishe inama. Ndumva mfashijwe, navuga ngo umukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha. Ni ukuri kubw'ijambo ryiza. Birashoboka ko utari ukigisha inama Imana, ariko ugarukiraho. Nta kintu na kimwe Imana itakugiraho inama, nta kintu na kimwe. Kandi iyo yakugiriye inama, niyo wakwinjira mu kibazo, irakirengera, igihagararamo. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibintu byose Imana yavuzeho Shitani arabitinya. Oya, ntabitinya. Ntabwo atinya umwana w'isezerano, ntatinya urugo rw'isezerano, ntatinya akazi k'isezerano, ariko Imana ibihagararamo kandi ihora itsinda igihe cyose. Urakoze kubw'ijambo ryawe Mana, turagushimiye. Iri ni ijambo ryawe. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo mu mutima kugira ngo ntacumura ku Uwiteka. Tanga imitima, tanga amasura abantu bawe, abataraye, abacitse intege, abatakikugisha inama, bagiye kure. Mu izina rya Yesu Kristo, wongere ushyigikire imitima y'abantu, bongere bagarure imitima, bakuba imbere, bakugisha inama mu muhamagaro bafite, bakugisha inama mu gakiza bahaye, bakugisha inama mu by'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Mu izina rya Yesu Kristo, wongerera abantu imbaraga, suko ububyutse mu bantu bawe, kandi abarwayi bakire, abarushye baruhuke, abananiwe, abacitse intege. Ni wowe utanga imbaraga mu bugingo, witwa ishobora byose, niko wibwiriye Mose. Mu izina rya Yesu Kristo, imitima itenebutse, imitima inaniwe, iyo yose uyisure Mana yacu. Dusengeye abantu bawe bashaka gukizwa, bashaka kwihana, abasubiye inyuma, batakikugisha inama, abo bose wandukure mu gitabo cy'abarimbuka, wandike mu gitabo cy'ubugingo. Tanga ubugingo kandi bwinshi. Gira icyo ukora, uri Imana ishobora byose. Rambura ikiganza, abafite inyota, abafite inzara bahage. Ramburira buri wese ikiganza. Abarwayi, abafite impagarara zo mu ngo, abadafite amahoro, abananiwe, buri umwe wese nakubone muri iki gitondo. Sura abagore n'abagabo, sura abasore n'inkumi, sura abantu bawe, abana bari mu mashuri ubaha ubwenge, abarushye bose turabasengeye. Urakoze ko wumvise, urakoze kubikoze. Dusengeye itorero, dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abayobozi bacu. Urushaho kubagirira neza, urushaho kubiyereka, wiyereka igihugu cyacu mu izina rya Yesu, wiyereka itorero, wiyereka abashumba. Ineza y'Imana ikomeze igaragare. Urakoze kubikoze, urakoze kutwumvise. Indwara zikire, indwara z'ibyorezo mu izina rya Yesu, indwara z'amayobera, iz'imyuka mibi, ababoshyi babohore katika jina la Yesu. Imbaraga z'Imana zigaragare. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Turashimira umukozi w'Imana, turashimira Imana Data, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka tubahe telefone zacu kugira ngo tubafashe
mu by'ukuri ni ijambo ry'ubwenge ariko rihembura, ritanga icyerekezo. Urihagazemo ubwo bukene bwashira, urihagazemo iyo nzara yakuvaho, urihagazemo icyo cyangiro cyakuvamo. Uhagaze muri iri jambo wagera aho wifuza kugera. Reka tubahe telefone kugira ngo tuze kubafasha mu kubagira inama ukuntu umuntu yabana n'Imana. Ni 07 8 50 98 944, 07 8 50 98 944 na 07 2 74 34 91. 07 8 07 2 74 34 93 1. Reka mushumba nabahe telefone kugira ngo tuze gufatanya tubafashe. 07 82 4 7 murakoze. Imana ibaho umugisha. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.